Ababyeyi benshi bifuza ko abana babo bakura bafite ubwenge buhanitse, bashoboye mu ishuri no mu bundi buzima busanzwe nko mu mibanire n'ahandi. Ariko se ni iki cy'ingenzi cyakorwa kugira ngo umwana akure afite ubushobozi bwo gutekereza neza, kumva abandi no kwiyobora? Ni gute wamenya impano umwana afite kugira ngo uzamufashe guteza imbere impano ye izamugirire akamaro mu hazaza he? Muri iyi content turagaruka ku bintu 10 by'ingenzi byafasha umwana gukura afite ubwenge mu by'imitekerereze, psychology, ndetse n'ibintu 10 byagufasha kuvumbura impano y'umwana akiri muto. Turagenda twifashisha ingero, ubushakashatsi n'inama z'ingirakamaro zagiye zitangwa n'abahanga mu by'imitekerereze ya muntu. Mbere ya byose, reka mbanze muhe ikaze kuri iyi channel yacu, aho twivugira ku iterambere rya muntu, haba mu mitekerereze no ku mubiri, n'inzira wanyuramo ngo ubashe kuba umuntu udasanzwe kandi w'ingirakamaro mu guhindura isi yacu ikarushaho kuba nziza. Niba ukunda bene nk'ibi biganiro, ushatse wakora subscribe, tujye twibanira hano. Ikaze n'isi yo kwimenya no kwisobanukirwa. Dore rero ibintu 10 twabahitiyemo wakora ugafasha umwana gukora afite ubushobozi bwo gutekereza neza, kumva abandi, kwimenya, kwisobanukirwa no gukura ari umuhanga. Icya mbere, guhuza urukundo no gutoza umwana ikinyabupfura. Umwana akeneye kwerekwa urukundo kandi agatozwa uburere, uburyo akura yifitiye icyizere kandi akumva ko ari uw'ingenzi. Agomba gutozwa umuco na za kirazira, agatozwa ibyo agomba gukora n'ibyo abujijwe gukora. Bityo rero iyo ahabwa imbibi zaho atagomba kurenga, akerekwa aho akwiye kuba n'aho adakwiye kuba, bituma amenya uko yitwara kandi bimwigisha kwimenya no kumenya ibyo agomba gukora cyangwa kwirinda. Umushakashatsi John Bowlby akaba n'umwanditsi yerekanye ko abana bafite umubano mwiza n'ababyeyi, secure attachment, bakura bafite ubushobozi bwo kwiyakira, ukunda abandi no kwigirira icyizere. Ingero, umwana wisanzura ku babyeyi bituma adatinya gusobanuza no kuvuga ibyo yumva. Iyi kandi ni imwe mu nzira imufasha kongera ubumenyi bwe afite ku bintu. Ikindi, kwita ku mwana igihe arira cyangwa afite impungenge, ukamuhoza, ukamuguyaguya n'umukankamire, mu buryo bwo kumubwira ukoresheje ibimenyetso ko ari uw'agaciro. Ibi nabyo bimwubakamo icyizere muri we. Kwereka umwana urukundo rero bivuze ko niba akosheje utagomba kumuhana, ariko kumuhana kwiza si ukumukubita, ahubwo ni ukumuganiriza, ukamwereka inzira ya nyayo agomba kunyuramo n'imbibi atagomba kurenga. Jya uhuza rero urukundo no guhanura umwana. Numuhana umuhane bya kibyeyi, kandi nanone ntuzagwe mu mutego wo kumva ko kwereka umwana urukundo ari gutamuhana yakosheje cyangwa kumurera aje. Ibyo si byo kubyica umwana. Icya kabiri, ugomba gushishikariza umwana kubaza no gutuma atekereza byagutse cyangwa gutuma ahorana amatsiko, curiosity stimulation. Menya ko ubushake bwo kumenya butangirira mu bwana. Iyo umwana abajije kuki, ni ikimenyetso cy'uko ubwonko bwe burimo gutekereza. Umushakashatsi Professor Susan Angel yerekanye ko abana bashishikarizwa kubaza bibafasha mu gukura bafite critical thinking, gutekereza bagitagendeye ku marangamutima gusa. Ingero, nk'iyo umwana abajije ngo kuki ukwezi gukurikira izuba, aho kumubwira ngo ibyo ntibiri ku rwego rwawe, ahubwo ushaka ibisobanuro byoroheje ukoresheje inkuru cyangwa ibishushanyo bifitanye isano n'ikibazo akubajije. Mu byo akora byutuma yisobanurira ibyo akoze, ukumubaza ngo kubera iki washyize igikinisho hano, kubera iki wagikoze gutyo. Jya usubiza ibibazo by'umwana n'ubwitonzi. Rimwe na rimwe nakubaza umusubirisha ikindi kibazo, uti wowe ubitekerezaho iki. Icya gatatu, ugomba gutoza umwana inshingano zimwe na zimwe ariko ziri ku rwego rwe. Responsibility training. Menya ko wowe umwana inshingano bimwigisha kumenya gutekereza mbere yo gukora, gutegura ibikorwa no kubishyira mu bikorwa. Umushakashatsi Dr. Adele Diamond yerekanye ko gutoza umwana ibikorwa n'inshingano bifasha ubwonko bw'imbere gukura neza no kumenya gufata ibyemezo byihuse. Ingero, umwana w'imyaka 3 kugeza ku myaka 5 ugomba gutangira kumutoza kujya amenya gusubiza ibintu mu mwanya wabyo, nko gusubiza ibikinisho aho yabikuye igihe asoje gukina n'ibindi. Akamenya ko niba igikoresho amaze kugikoresha atagomba kucyandarika, ahubwo agisubiza mu mwanya wacyo.
Umwana w'imyaka 6 kugeza ku 8 agomba kuba azi gutegura ibikoresho by'ishuri, kumenya kubyitaho, bibika neza n'ibindi. Ndetse agomba gutangira gutozwa kwita ku bintu bye muri rusange, akamenya kubishyira ku murongo, atari ibikoresho by'ishuri gusa. Uko uru n'urugero twari dutanze, umwana w'imyaka 9 kugeza kuri 12 ugomba gutangira gutoza uyu mwana imirimo imwe n'imwe nko guteka n'utundi turimo tugendanye n'imyaka ye, ndetse ukajya umucungira hafi cyane, umwibutsa ko gukora imirimo ari ibintu byiza, ndetse ukajya umwibutsa gukora indi mikoro yo mu rugo yahawe ku ishuri, kandi ukamuremamo umuco w'ikwibwiriza no gushyira imikoro ye kuri gahunda. Ugire gutoza umwana inshingano, ntukamutuke, ntukamuseke, ntukamuserereze cyangwa ngo umukankamire igihe hari ibyo atakoze neza, ahubwo mutoze uko byakosorwa, aho kumusebya no kumubwira amagambo amutera ipfunwe no kumva ko ntacyo ashoboye. Icya 4, ugomba gutangira kwigisha umwana kwishyira mu mwanya w'abandi, empathy training. Ugomba kwigisha umwana gukunda abantu, ukamutoza kumenya kwishyira mu mwanya wabo kugira ngo yumve uburemere bw'ibibazo byabo. Iyi bari intangiriro yo kumuremamo ubumuntu no kumenya kwitwararika rimwe na rimwe ku bantu. Twabyita kumuremamo amarangamutima y'ubumuntu. Umushakashatsi Dr. Daniel Goleman, umwanditsi wa Emotional Intelligence, yerekanye ko empathy ari igice cy'ingenzi cy'ubwenge bw'amarangamutima EQ ku mwana. Ingero zo kuremamo umwana amarangamutima y'ubumuntu ni nko mu gihe undi mwana ari kurira, mubaza uti utekereza ko uriya mwana arira kubera iki? Urumumerewe ute? Ishyire mu mwanya we wumve. Ikindi, jya umushimira unamuhembe nk'igihe afashije mugenzi we. Igihe ahujije umwana mugenzi we, umushimire, wenda umuhembe nk'igikinisho cyangwa ikindi kintu uzi ko akunda. Jya uganiriza kandi umwana ku ngaruka z'ibikorwa bye ku bandi, utamucira urubanza ahubwo umwigisha. Yaba ari uwo yitayeho nabi cyangwa se yitwayeho nabi, ukamwicaza, ukamuhanura, ukamwereka uburyo yakagombye kuba abanira abandi neza. Icya 5, jya wigisha umwana gukemura ibibazo, problem solving skills. Umwana ugomba kumutoza uburyo yakemura ibibazo bye ndetse n'iby'abandi. Umushakashatsi Jean Piaget yerekanye ko abana bato baba bakwiye gutozwa gusubiza ibibazo biba mu buzima, ariko bigakorwa ugenda umuha utubazo duto duto tumworoheye, ukamusaba gushaka ibisubizo. Bimufasha gutangira icyo bita logical reasoning. Urugero, ushobora nko kumubaza ngo ese igikinisho cyabuze watekereje aho gishobora kuba kiri? Ese niba amazi yamenetse twakora iki? N'utundi tubazo dutandukanye. Jya rero wirinda gukorera ibintu byose umwana, jya ureka nawe agira ibyo yikemurira. Shyira icyizere mu bushobozi bwe bwo gutekereza, gusa umube hafi, nagira icyo akora nabi umukosora. Icya 6, ugomba kandi kwigisha umwana kumenya kwiyobora, self regulation. Umwana ugomba kumutoza ko ubuzima ibintu byose bitazira igihe uko abishaka. Rimwe na rimwe dusabwa kwihangana no gutegereza. Umushakashatsi Dr. Walter yerekanye ko abana bashoboye gutegereza impano igihe zabaga zatinze, bamwe babaye inararibonye ubuzima kurusha ababaga batabashije kwihangana. Ingero z'uburyo watoza umwana kwihangana ni nko kujya umushimira igihe yihanganiye gutegereza ikintu wamwijeje kigatinda. Umushimire ko ativovose cyangwa ngo yivumbure. Umwigishe ko gutegereza wihanganye hari igihe bigira umumaro. Icya 7, toza umwana guhanga udushya, creativity. Isi ikeneye abantu bashobora kureba ibintu mu buryo bushya. Ubwamamare cyangwa iterambere bishingira kuri innovation, udushya tudasanzwe umuntu agenda azana. Umushakashatsi Dr. Ken Robinson yavuze ko ishuri rishobora kudindiza umwana mu guhanga udushya igihe ridaha abana amahirwe yo kubaza no gukora ibintu bidasanzwe. Ishuri rya nyaryo cyangwa se umubyeyi baba bakwiye guha umwana umwanya akisanzura agakora ubushakashatsi. Urugero, umwana ashobora kuzana igitekerezo ati ariko uzi ko inyoni ishobora kwambara inkweto? Navuga ibi, aho kumuhinyura cyangwa umuseke, umubwire ko bitabaho, ahubwo umubwire uti kagira inkuru, ngaho mbwira uko iyo nkweto inyoni yaba yambaye yaba imeze. Ese wowe uyikoze yaba imeze ite? Ese wayikora mu ki? Ntukajye uza
kandi umwana gucokoza ibintu igihe ubona ntacyo ari bwangize cyangwa bitari bumugireho ingaruka. Niba afashe nk'ikaramu ari gushwaratura ku rupapuro, mureke asige amarangi ku buryo ashaka atavugirwamo, mureke urebye ashushanya. Jya umushimira ibitekerezo yagize, umushimire kuba yashushanyije ku rupapuro nubwo byaba ari ibintu yashwarambuyeho. Uko agenda akura azagenda arushaho kubikora neza. Jya umubwira uti nkunda ukuntu ugira ibitekerezo bidasanzwe, wowe rwose uhora unzanira udushya, mba mbona njyewe uzanavumbura. Ayo magambo umubwira amutera imbaraga, bigatuma azajya ahora ashakisha icyo yakora ngo akwemeze cyangwa gushimisha. Bityo rero uba uri kumutoza umuco wo guhanga udushya. Icya 8, jya wigisha umwana gukunda gusoma no kumutoza kumva ibyanditswe. Menya ko gusoma bigira uruhare rukomeye mu guteza imbere ubwenge bw'ururimi, gutekereza byagutse n'imibanire. Ubushakashatsi bwa UNESCO bwerekanye ko abana basomerwa ibitabo cyangwa inkuru mbere y'imyaka 6 baba bafite ubushobozi buhanitse bwo gutekereza neza no kuvuga neza. Jya rero ushaka umwanya umusomere ibitabo buri joro cyangwa umwumvishe inkuru zo mu bitabo ziri kuri YouTube, radio, TV, umucire imigani cyangwa umwumvishe n'ibindi ibisakuzo n'ibindi. Nyuma yo kumusomera inkuru cyangwa kuyimwumvisha cyangwa nawe yayisomeye, jya umuganiriza. Umubwire ngo ngaho mbwira mu ncamake iyo nkuru, utari kuyisoma cyangwa utari kuyumva. Mbwire n'icyo wayigiyemo. Ugomba gutangira kumusomera akiri muto, ndetse n'iyo yaba ataramenya kuvuga burya aba yumva. Icya 9, jya wigisha umwana gukina imikino itandukanye y'abana ariko mu buryo bufite intego. Burya imikino yateguwe neza ifasha umwana gutekereza neza, gukorana n'abandi no gutekereza mu buryo bufite gahunda. Ubushakashatsi bwa National Association for the Education of Young Children bwemeza ko imikino ifasha ubwonko gukura, cyane cyane imikino isaba gutekereza no gukoresha imibare nka za damu, igisoro n'indi myinshi. Ugenera umwana igihe cyo gukina buri munsi, byibura iminota 30 y'imikino ifite intego. Icya 10, umwana agomba kurindwa iterabwoba no guhagarika ibitera stress ikabije. Menya ko umutekano w'amarangamutima ari inkingi ya mwamba y'ubwenge n'imitekerereze, kuko kandi stress yangiza ubwonko bw'umwana. Ubushakashatsi bwa Harvard Center on the Developing Child bwerekanye ko abana baba mu miryango ihoramo intonganya cyangwa ihohoterwa bakunze kugira ibibazo mu mikurire y'ubwonko. Ingero nk'umwana uri mu rugo rutarimo amahoro, ahora afite ubwoba, ntashobora gutekereza neza, ahora yikanga ubusa, amarangamutima ye ntabatekanye. Ukomeza kumubwira amagambo amutesha agaciro, kumutontomera no kumutera ubwoba bifunga ubushobozi bwe bwo gutekereza byagutse. Haranira rero ko mu rugo rwanyu hahora umutekano, kuko iyo ababyeyi bafite ubwumvikane nta ntonganya, n'abana bagira amahoro y'umutima, bakumva batuje, bityo bigatuma batekereza neza. Ubwenge bw'umwana rero ntibukwiye gupimirwa mu manota yabonye ku ishuri, mu byo yize gusa, ahubwo bukwiye no gupimirwa n'uko umwana atwara ubuzima bwe, uko yitwara ku bandi, uko afata ibyemezo, uko atanga ibisubizo ku bibazo, n'uburyo atekanye kandi atuje muri we. Aha rero niho dusoreje iri somo. Ubutaha tuzabagezaho igice cya 2 cy'iri somo kivuga uburyo wabasha gutahura impano umwana yifitemo akiri muto, n'uburyo wamufasha gukuza impano ye ikazamugirira akamaro. Niba utarakora subscribe utazacikwa n'iki gice. Niba wakunze iki gice, jya muri comment witubwire kandi ukande like bitwereke, unakoreshe ya usangiza abandi babyeyi iri somo. Naho ubutaha, bye bye.